Mahoro Nasiri, wiriwe neza? Wiriwe neza be. Meze neza? Meze neza. Nanjye meze neza. Cyane? Si cyane. Wariye? Nariye. Wabenzwe? Oya, kubengwa. Ega ngiye imyaka amafaranga? Ishwi nicyo kibazo mfite. Erega imyaka ngezemo kubengwa ntabwo byaba bikiri ikibazo. Cyaba ari iki? Byaba ari ukuri ko wakubenze? Oya. Byaba ari ibintu bisanzwe. Neze ko banarahereye kuri 25 mbengwa. Naba ngejeje 3 ningahe? Nuko udashobotse se? Cyangwa nuko udashoboye? Nuko ndashoboye. None se kubeshye inshuti yanjye. Ariko nawe ushaka ahantu ufite intege nke. Unaniwe kuvuga ati byibuze nuko utarabona undi. Nuko utarabona ushima, nuko utarabona umwiza, nuko utarabona uwo mu rwubakana. Kuki tuvuga ati nuko udashobotse? Ariko si byo kubaka mbizanyemo. Kuki uzanye utuntu two kuvuga ngo ntushoboye cyane ntushobotse? Mani nyine no ari ukuntu umuntu aba ashaka impamvu iyo yose. Shaka kuba yumvikana cyangwa itumvikana ariko impamvu buringana. Wese indebye ubona iki? Ndi kubona ngiye utameze neza, ndi kubona umeze nk'umuntu ubabaye. Kuko si gutyo ubumeze ubusanzwe. Umuntu ugira morale, uri umuntu uba wishimye, ariko sinzi icyaba cyakubayeho rwose. Ariko niba niki kubabaje wihangane. Ufite ikibazo cy'amafaranga niyo nkeneye. Naho ibyo bindi bizaba bisa. Uzayabona. Kora cyane amafaranga azaza. Amafaranga ava mu gukora. Ari umunsi njya nsiba se. Komeza ukore. Bibaye byiza n'ejo mu gitondo wazinduka. Nakwisuhurizaga gusa ariko nabona gutameze neza. Ariko reka kubwiza ukuri. Uretse kubwiza ukuri. Ngewe kandi uri mu bantu bazajya kunsabira ariko naje gusanga ushobora kuzagera ukavuga ati ariko Mungu tuje gusaba ntitubizi ko ari bubyeme. Simbizi ko najye pe. Reka da. Biragoye. Gacuti twe arambwira ati niba uzohereza Gicumba akaba ari uzaza kugusabira. Ati ari gihe tuzagira ngo ni muri comedy. Ego pe. Ati kuko ntabwo tukwizeye. Ariko handi nizere kuri amahoro. Ndamahoro. Edison wiri umeze neza? Ndashima Imana amahoro. Ndakomeye rwose. Oya wenda ndabona nta kibazo ufite. Wenda yebona ko nta kibazo. Ikibazo nasinuka abana abayishyira ku gasozi. Ate ngo ntasho. Ariko none se ajya ngabeshya abantu. Bigira ibanga nyaboneka ari igihe uzakenera ko werekana ko ushoboye kugira ngo aho gaho harenge. Ndashoboye se hari famu irimo umukumbi w'inka mfite. Ntabwo ushoboze wa muntu. Ariko hari etaje uzi yanditseho amazina yanjye iba muri Kigali. Babyita ko umuntu adashoboye. Ariko uragira ngo mbeshe Gicumbi kandi Gicumba nzi. Kikubwira ko kabaye warenze ihaniro. Agasore katirarire ngo ntikarongora inkumi. None ibyo kwirarira wivuyemo byarangiye. Ibyo byari ibya kera. Ngaho zirarira urebe ko yirongora. Wananiwe kwirarira se wowe uko ntayo ufite. Bizaza yananiwe kwirarira be. Mbirimo. Sawa. Umeze neza ko nawe? Meze neza. Ni sawa cyane. Nawe umeze wambaye neza? Asante sana. Wambaye neza pe. Ahantu uvuye rwose nizere ko basize amahoro. Ni mu rugo. Mu rugo. Nta muntu tubana ngo nagusiga amahoro. Ndibana. Imana ishimwe pe. Kuko ukuntu wambaye ndibana. Kuba nk'ahantu nyuze nta kintu basigiye. Hari ukuntu rega wambara umuntu akavuna ko hari ibyakugenzaga. Hari ibyakugenzaga. Iyo mvura se wari kwica he? Naho na Gicumbi. Umugore arambwira atanu mukenera aza gupfa mu mvura. Umuntu udafite imodoka kiyagaseze. Turabigira dutera. Babikomeye. Ubu Gicumbi nuko mugira inshuti Fuad ukagira unyura hangaha ukaba inshuti. Turabagira inshuti nge nababwiye cy'imvura no kujya ntayo iwabo. None se Kimironko giye ubwo kwa Ben rwose ngomba kujya mbata ubwo niba mwahahaga agafuka kama umura yahise. Umura yahise rwose. Turasoza ikiganiro yagarutse. Fuad ikipe yose ese Fuad
we wari uzi ko ikipe yose igiye guhura na aperi yabinjije kuvuga cyane irabizira yabanje kuvuga cyane irabizira okay bwo ku munsi w'ejo muzajya muri plateau rero ba nyirabyo ndabasuhuje cyane ikaze mutubwire avuga muri Manchester United urumva ko ingwino turi mu murongo umwe uriho hejuru ntabwo twari murongo umwe amakuru muri The Blues sawa kabisa ubundi butumwa twagiye mbere na mbere kabanya natira abaseriveri arakaza amanasiri yivuze kuvuga manu maranye nakavuga ngo izitagira umukobwa zigize zimeze nk'igikoma numva nanjye najya ikiganiro kitagira umumama nacyo numva kitagenda neza mama wiriwe fa bananjye bari mbona rwose wabigenda guteguza wambaye icyatsi kandi wamujene murahuza muto wamuteguye sinzi uko hari ukuntu ujya muri baho nyine ubika imyambaro ndakenda ukabunuka uragakumbuye ukavuga uti ni yare ati ndagaterekamo wabona ugeze muri parikingi ukibuka ko Lincoln bidahura ibintu biri bube ariko Lincoln ni yemi Manudi ntabwo arabitunganya se gatebe ko Manudi bigoye Manu bikoreho ukomeze witwe Lincoln ntabyo ari Lincoln urinde kugeza karaka nongera ukabona hari ndamwita Lincoln arakazi niyo muntu wa mbere wagabye imfizi Manudi afite ifamu afitemo ibimasa bibiri ni ukuvuga ngo muri ibyo bimasa bibiri harimo ikirindisha harimo n'ikimye icyo kinyarwanda idari kucyumva neza ntabwo acyumva n'umwana noneho Manudi niwe muntu indi famu iza kumutira ibimasa byombi kandi nyamara yari afite inka zigeze igihe cyo kugira gute zo kwima arekura ibimasa byombi mu ikosa rikomeye arangije hashize ngo arimo arajya gutira imfizi kandi arayihoranye ameze neza cyane Manudi umeze neza cyane mama Clarisse mama Iganze ndashima Imana rwose papa Yad ndashima ni sawa pe ibintu bimeze neza ndashimira abantu ndetse namenye no gusa Mudi ngo ahantu wari uricaje bana ngo wari wicajwe ahantu ngo nk'umwami kazi kabisa byari biteye ubwo nibishaka no kubinya ariko bigira kubimena mama nari kubivanga makuru mfite rwose nari kubivanga bagitondo cya kare papa yari yateguye 11 nari ndimo mpamagara 11 ni muri telefone yego ati tabara nyabuna ko hari bagiye korero 14 fois nawe hari ya rero 14 ni ibice byo bihura nakazi buri ntugajye mubizana ibyo biryaza binubwe skoro nk'abantu oya no ukuri byore meze neza cyane umuhungu w'Ikarambo yego meze neza meze neza nawe nuko numva yanteguye yawe yariko nakumva neza urimo pe none meze neza cyane no sound ufite aho gwagira ngo jewe ko numva harimo kumeze neza cyane uko abanyarwanda kumva neza ubwo banyumva birahagije ibyo bintu bibaye n'ubundi kwiyumva ni bibi uno ko atagiye kuba Lincoln mu gakeya umeze neza se ku Karambo nta kibazo simperutse ariko meze neza amakuru yawe ntabwo nyaherutse uzamanuka ugiye kugira se oya gahunda neko oya nta gahunda yaho rwose ko Marina ashobora kuba afite amakuru ko nyafite ameze ati yatanga cyangwa nyitangira amakuru sameze tugomba kumanuka tukabyereka ababyeyi n'abaturanyi rega buriya bira ni ibirori kuko burya kimwe mu bintu ngo bishimisha ababyeyi buriya fo umubyeyi go koko aba yishimye ko ashingiye ariko kandi kantu gashimisha umubyeyi nuko abaturanyi inshuti ze abana baba barigaye na mukecuru na muzehe abana abana mwakuzemo bakina na Cardinal wacu mu cyaro twebwe tugiye icyo bita gutwe intwererano hari ubwo ziza mu mafaranga ziva mu biribwa mu binyobwa avuga ngiye nzagutwerera amasherekana y'urwagwa ashobora no kuba ari umusuru ashobora kuba ari umuto nizo gituvuze urwagwa gusa yaba ari umuto ashobora no kuba nari nayirangiye kuzasigamo urukumva ubundi aba ari amajerekana cyangwa se yaba ari inshuti yawe cyane akaba ari 5 ngiye nkagenda nkenga karari wumva uko umucyaro agira urukundo nkajya mu rutoki rwanjye nkametema ibitoki nkabitara yego nkabitara bigashya byamara gushya nkabigenga nimba ngomba kurumushyira nkatara narwo nkarutara urukumva narangiza igihe cyo gutarura kikagera nkabanza nkarugira n'iki nkarutarura nkarukubita amajerekani rukibira nkarumuzanira ntintwerano ngizo yaba ari ubushera
nkajya amasaka nkayanika nkayinura nkagira ne nkashesha nkakora iki narangiza nkabushigisha narangiza nkakubita amajerekani 5 nkamuzanira akira iyo zose ni imvune z'urukundo rwo mu cyaro. sobanure cyane uyu mwana wo mu bibare ese Edi wiriwe neza de wari wagira imuhiri wanjye wari wagira iwanjye oya nawe ndaje uzaze gusura abana mu ngana barahari eyiwe arana Ariko usura nabyara oya uzaze gusura uziko Yadi nka Yadi benda no kungana oya rumva nka Yadi imyaka se Oya muri tayi urabona ya matapi urabona ya matapi urabona ya matapi urabona ya matapi y'abari ashushanyijeho utwana abana bicaraho yego utubare utunyamaswa utuntu tw'iki ibiti bigize idinazi muhira ntago bazayikora iriya tapi uzicara na kayi amaye bakomereza imyaka batabona karimye bizera komereza mwese nta kibazo na amahoro kabisa sindi jyenyine n'abagenzi banjye nabo tugiye kubana muri kiganiro barahari mu kanya ndaje mbakire ariko mbanze nkeze cyane abafatanyabikorwa bacu tuza kubana barimo NBG Agile Dia Pepa Kibagora Polytechnic Winabet Mango 4G Manifa Printing House River Trading Limited Rwanda Form Gorilla Games The Best Good Harvest Butcher Limited Ikubire Lotto Manebu Industries BM Azumarino Trading Limited turabana na BPA GIB Service Limited Rwanda Revenue Authority Sifco Limited I&M Bank Ihugule App Gashemere Business Company Ndaguruwar Trading Limited turabana kandi na Smart Grain Miles Trading ndetse na Kaiko abona abafatanyabikorwa bacu turi kumwe muri iki kiganiro cyo kuwa mbere w'itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri. Edison wiriwe neza Ben amakuru ni meza nayo namahoro nanjye meze neza aho ni sawa cyane ndashima Imana amahoro pe biragenda nta nkomyi kendi yagenze neza cyane wizije neza umunsi w'abakundana ayo muri weekend muri weekend ko wiyumvira niba warabyizihije niba utarabyizihije wijya kwiyumvira rwose ushaka no kuvuga ko inyamikunda ntayo ugira ashaka kwikunda ariko ndi umuyehova abayehova nta rukundo bagira oya siko numvise ari byo katolika bira bintu ibihe nibo se Valentin se ubwo mutagatifu wo mu yehova baho cyangwa wo mu Adventiste simbizi muri ubwo buryo bwo ari kunega igikombe biragoranye uburyo uri gushakisha ibisobanuro nakumvise reka twigire mu mikino iyi weekend yaranzwe n'imikino myinshi itandukanye ariko nagira ngo mbwire umukino wawe muri iyi weekend ni uwuhe umukino wanjye muri iyi weekend wa Kiyovu na APR izo zahuriye heza mu mahoro zipikiza si shampiyona za ikindi bapfa hanyuma kimwe nejo zizongera zihure zibaga zo zazipiki noneho ni icyamahoro byombi kandi irabishaka iyihe simbizi cya shampiyona ni icyamahoro irabishaka ntabwo narebye iyo match ariko narebye highlight mbona uburyo abafana basohotse bivuga ndavuga niyo match yakaba yariyo nayisubiyemo rwose ubwa mbere Kiyovu ari kandagiye mu mahoro avuguruye yaho kimwe agasogi yageze gukiramo n'agasogi igihe abahosta bari babamaje match okay niyo match navuga ko kuri ngewe yari nziza okay Deus umeze neza meze neza asi ko umuntu ureba nk'umuntu wabenzwe kuri Severand nta morale nta kagufu bimeze bite uwagira yagira wowe ukansubiza muri mood habaye ikisi ndamenya ngo usubiza muri mood ntazi cyayigukuye akagufu ko ndi nako ariko nta kibazo nose ko mbona ajya muntu uri hano ukabona ndi hese simbizi pe nta ihungabana ryabayeho kwa gatandatu oya ntari kuko ushaka kohereza indabyo uzohereje ntazakira oya ntaryo rwose zikakugarukira niba ari ikintu cya mbere kibabaza ndi mu bantu bishimiye se ni ugutanga ururabyo rukakugarukira uwari urwoherereje yarwanze akarugusubiza cyane nabonye ariko hari gahunda nshya y'ukuntu ngo basigaye batanga indabo nasiri niwe twari turimo tubivuga ku wa gatandatu tubyereye hano twereka abantu ukuntu bagendaga bagafata amaburusheti bagenda bacomekamo ukabona birasa neza aho amafaranga bayanze ko asubira mu ndabyo uko biba bimeze burya ariko burya ngo amafaranga mama yakoresha nabi weekend ariko yagenze neza ubusanzwe yagenze neza umukino ni uwuhe
Inter domira Juventus yari match nziza pe 3-2 3-2 ibitego byiza mu minota navuga ngo iri balance y'umukino ntabwo yigeze umukino uri board nubwo harimo ikayitego tukari kwaragendaga kabisa ya Karura arahemuka ahantu henshi kandi akunda kubikora birabi umusifuzi yarakabije ariko se Karura mu gikombe cy'isi yagize gutya mbona afite ko ya rating bajya gukora ku bakinnyi mbona afite bimwe bice bitatu niba ari Baston wakabije ako ni Baston yarakabije cyane yarakabije ariko kubahiriza itegeko byabayemo yego ariko Baston yarakabije ntabwo natekereza ko umudefanseri nkawe yakora ibintu nka biriya okay ariko yari match nziza match ibanza buriya byari 4-3 yego Juventus yarabatsinze mu kuri 3 byo nitego 7 ubona ko ngo ni match duhaye ibitego 12 muri nose yego pe yari match nziza vraiment okay ubwo ndizera ko bimeze neza amahoro wiriwe neza umeze neza ndashima Imana komuseka shima Imana nyine ntuvuze ngo ndashima Imana cyane rwose meze neza kabisa nuko umeze neza cyane ewe indi Saint Valentin irihiritse rega si ngombwa si itegeko kugira gute ibyo bya Saint Valentin si itegeko kubyizihiza ko namwe nta rugero mutwereka se ko nawe ntaho nabonye zitanga yaba wowe yaba Fuadi yaba Clarisse nyamwarahashe imyembe niba mwarahashe ibigori niba mwarahashe iki nta ndabyo nabonye yaba n'abadivantiste umenya nabo ari abatampera ntabwo ari abadivantiste ni abatampera ajya abakinnyi ko bayizihije wabonyemo uko bagiye bizihiza Saint Valentin wabibonye ko ugira uko ungenzereza aba basore